Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Rusakara n'inkubiti nkubihindana iminega ya Rwitabira imihigo imirimo y'amaboko sinayigize terereye. Kira rugamba rwabeza rugaragaza icyo abato bashaka mu migambi y'iterambere. Nyiringanzo w'uyu munsi ni umusaza ukomeye cyane mu buhanzi nyarwanda. Ni itara ryahishwe mu gikombe, ni umusaza wahimbye inanga nyinshi. Ariko kuri uyu munsi ntabwo byabaye ngombwa kutuza gucuranga inanga yacuranze, ahubwo twamwizaniye. Ni amahirwe akomeye cyane kugira ngo tube dufite umusaza nk'uyu nguyu. Umusaza Grégoire Hitimana, uraho neza? Uracyabaho? Uraho urakomeye cyane umusaza? Ndakomeye. Nishimiye guhura nawe mu minsi mike tumaze tuvugana Grégoire. Nanjye nishimiye kuba nkubonye. Ariko ngo wasanze nsa nande muzi utavugije ukuri. Yewe gaya. Umva singiye kukubeshya. Ahubwo nabonye ifoto yawe bwa mbere. Yego. Mpita nikanga kuri umuhungu wa Rujindiri. Rujindiri ndese? Mama bamwita Rujindiri Bernard. Nuko usa na Rukundo. Yego. Yacuranze inanga zihe? Inanga za Rujindiri yacuranze. Yego. Uretse kuzumva mu Nkotanyi cyane. Yewe iyo yanayicuranze turi kumwe. Uraza kubitubwiraho. Hitimana Grégoire, ndagushimiye cyane. Sinzi impamvu wenda uvuze ngo nsa na Rujindiri. Aha urashaka kunsobanurira. Oye ntabwo Rujindiri nanjye muzi gutyo, ntabwo nzi niba dusa kuko ntabwo namubonye muze. Uwo waramubonye mu maso ku maso? Je namubonye. Wabonye asa na Bisangwa Nganje Benjamin. Hehese. Butare. Ndavuga isura dusanga na hemuze. Ku mubiri hose. Ku mubiri, ku maboko se? Oya burya umuntu yakubwiye umubiri hose. Guhera ku mano kugeza ku musatsi wawe. Warebye ubona ni Rujindiri mwe. Bona ni rugamba rwabetse. Nikuye Hitimana Grégoire twishimiye kukwakira. Koko niyo mazina yawe cyangwa wenda ufite n'akazina k'abahanzi? Niyo mazina yanjye. Undi akazina k'abahanzi nitwaga Mananga. Mananga. Kuki uvuze ngo nitwaga? Wararitaye iryo zina? Oya kubera ko ubu nta cyumva bari impamagara. Ubwo naryo yego nta wanga izina tihamagara. Ariko se najya ku musozi cyangwa mu nzira ngo mumpamagare ngo Mananga. Ngo nihamagare Mananga. Nukuvuga ko byagiye kubera iki? Kubera ko utagicuranga cyane? Ibyo nabyo birimo. Umusaza kuki utagicuranga cyane noneho? Rega. Uwasizeho ngo asigaho. Uwasize hasigaho? Ubwo ndimo ndatega zivamo. Ubu abantu bashobora guhita bagira amatsiko y'imyaka ufite noneho. Imyaka mfite ni 74. 74. Navutse muri 47. 47. Ruzagayurishi. Ushatse kuva ko Ruzagayurizi? Ntabwo nyizi ariko imyaka yayikuye niyo navutsemo. Abantu bashobora kwibaza ngo Ruzagayurishira bakayoberwa icyo ushatse kuvuga. Ruzagayura wabwira abantu bateze amatwi cyari cyo abana batoya ntabwo bazi Ruzagayura muzaza. Kuvuga ngo Ruzagayura ishira ni igiki? Bashobora kugira ngo wenda ni intoza ni impeshyi cyangwa se Ruzagayura bakagira ngo wenda ni ifu y'akawunga mwari mufite yarashize. Ni icyorezo cy'inzara yari yarateye. Yego. Hanyuma rero ko naje kubikurikirana. Umwami wayoboraga u Rwanda witwaga Rudahigwa yakoze uko ashoboye kose, akora hirya agaruka hino, abwira abantu gukora, nawe akoresha uko ashoboye kose, afata ibintu hirya no hino, azarengera
abantu aribo bitwaga ingarisi. Yego bari barishwe n'inzara. Ingarisi ni umuntu nyine w'icyo gihe wabaga atishoboye. Yarishwe n'inzara. Ubwo ni hano kuri Ruzagayura. Noneho rero Ruzagayura umwaka wa nyuma wayo mu myaka 4 yamaze. Niwo Grégoire yavutsiyemo? Navutse ku mwaka wa 5 wayo. Imaze gushira. Reka twigarukire ku nanga yacu. Ubwo abantu bashobora kwibaza bati umuntu mwatumiye koko ni Grégoire Hitimana koko abantu bamenye mu nanga ya kera. Hari abantu bavuze bati Grégoire aracyariho. Abantu bari bazi ko ngo wakurikiye abasaza. Ndagira ngo noneho wibwira abantu mu buryo bw'inanga ko ari wowe noneho Grégoire Hitimana. Urahera mu ihe nanga Grégoire? Inanga mperaho n'inganje. Cyangwa warabyibagiwe Hitima? Wena nubwo ndi kumwe nawe ndabyibuka. Ngaho se. Swabizi. Yumva rubaye rwo mu mihama ndakumva nkaza nateye seragera mu mpinga za Kigasari ndeba kinyamakara hejuru ya mwogo uringanje. Nganje rwayu uravuga uri igiti nkavuga ndi umuntu rubaye rwo mu mihama nsigaye mpamagarirwa rwabaye inanga. Rusakara n'inkubiti nkubihindana iminega ya Rwitabira imihigo imirimo y'amaboko sinayigize terere. Kira rugamba rwabeza rugaragaza icyo abato bashaka mu migambi y'iterambere. Nganje rwayu ndakumva nkaza nagucuranga ukarangira. Wizihiranwa n'abagutamba nturakaba intambamyi mu gitaramo nagutatsemo umuryango uye mu batanazi. Nanga guta umuco w'abahanzi nzirikana ku muco w'abanyarwanda udateze kuzimira. Hey! Kirarugina baririmba mu nkera y'imihigo. Uringanje. Isake ya Segitari yatanze abahizi kwirahira ndi umurata nkwaye ndi umurangamira tabara. Ndi nyiricumu ryatumubisha mu gihumbi uruti sinarugereye igihunga nitwa Cyasangwa nsanganirwa n'abazi kuzibukira. Hey! Mbasize igikamba kamba inzuki z'imbazi ziguruka zisonga ibigabiro ndo mwuzukuru wa Rutare rw'imigunga ruturirwa n'imiguayi. Ndakumva nkaza nateye seragera mu mpinga za Kigasari ndeba kinyamakara hejuru ya mwogo. Intwari yogagirizwa amahoro nk'abajya kuramukanya uwo bavuga ibigwi ntabwo nitwa Ruterabwoba.
ndimanza bato bandirimba mu mihigo ndi ntamati mvuga ibigwi simbangikana n'ibigwari kirazira ndi ntiganda ku murimo urugero rw'abanebwe dusumbye inkubito ndimanza bato bandirimba mu mihigo ndi ntwari higa b'inyuma ab'imbere tugahuza umurimo kira ngandi bayumva rugena baririmba mu nkera y'imihigo rukabagira ubukombe rwa cyabakamba rwayumva nyakunjyana uranjyana iyo bankubita amasimbi ku mugongo ntuzanjyana iyo bankubita imigongo y'imihoro rubaye rwo mu mihama nsigaye mpamagarirwa rwabaye inanga ngaje rwayumba iyi nanga uvugamo iki Grégoire niba icyo urimo uri kuvuga mu iyi nanga mu by'ukuri ko numvisemo za Mbazi nkumvamo n'ahantu ngo niba ari hehe ubundi yego sinzi uko ngujya kurata intore ziwaba zivuga ibigwi ubundi nkaho nababwiye nicaye hano ubwo nabi wanyu iwacu ushatse kuvuga ko iwanyu ari hehe umusaza iwacu muri iki gihe naho bita mu majyepfo mu karere ka Huye yego ubwo urashaka kuvuga aho uvuka hehe mvuka Imbazi nahumvisemo Imbazi ubwo rero noneho nimba bumvise ijwi bakumva mvuze n'uwo murenge baravuze bati ni kanaka nubwo atari ino ariko ntatwibagirwa ni naho uvuka niho wavukiye niho navukiye ahantu bita Imbogo bo mbere ni mu murenge wa n'intara y'Amajyepfo akarere ka Huye umurenge wa Mbazi yego akagari ka Mutunda umudugudu wa Kimuna none Hitimana Grégoire ubundi uri mwene nde Hitimana nitwa mwene ndere ya Rukundo niwe so niwe data sogokuru wawe iwe ninde yitwaga Gumiriza iso yatabarutse ryari muri 76 hashize igihe kirekire iyi nanga ikomora kuri nde Grégoire iyi nanga namenye ubwenge mbere nize amashuri abanza nyine Isave yego ubwo muri za 58 nari ndi mu mwaka wa 5 hari amashuri kiragiye hari Isave se buriya muri ya myaka Save niyo ya mbere ku byerekeye iby'abapadiri baza mu Rwanda nyuma rero kubera ko urumva hari ahantu hiyegeranije igihugu cyose ku bemera Imana babaga bajya haba ibigo by'ababikira haba iby'abafurera haba nyine n'iby'abapadiri kuva iwacu rero kugera Isave ngereranya harimo nka kilometero zigera kuri 6 ariko ukurikije n'ibikombe yego ubwo rero muri icyo gihe twigaga aho ngaho nta mashuri yari ariho nk'ubu ngubu umuntu yajyaga kwigayo ariko iwacu aho mvuka hari ishuri yego Imbazi hariya Imbazi ahantu bita mu Gahanga naryizemo ari ishuri ry'ibyatsi
ngizemo rero ishuri ry'ibyatsi. ubwo ko hejuru isakaro ryari ibyatsi guhera hasi. ubwo mwicara ni uguhera hasi cyari ikintu kimeze nk'ikibandahuri. nk'ikibandahuri cy'amategura. tukinjiramo rero. mukicara kuki? oya ni hasi mukarambya. ukahavana amavunja utaha ukagerayo kubera umukungugu. ariko bakihutira kutubwira kuzana amazi mu ducuma tugasuka hahandi kugira ngo amavunja agabanuke. ufite uko yishoboye imuhira akazana agace umuce umusaswa bwo umusambi se. umusambi. ubwo kugira umusambi se byari ibintu bigoye ku buryo wavuga ngo umuntu arishoboye kugira ngo agire umusambi. hariho n'abantu badashoboye no kuboha ugasanga ahubwo baritabaza amashangara y'ibirere bakazana bakicara bagafunga nyine bakicara aho ngaho. ubwo rero noneho wahize imyaka ingahe? aho n'umwaka wa mbere. yego. ubundi njya wa kabiri mwiga imwurire. ubwo aho hombi haratandukanye. ubwo rero noneho wa gatatu mwiga isave n'uwa kane mwiga isave. isave ho hari hameze gute? reka ni nko se ahubwo uturutse hirya na n'ubu cyangwa n'icyo gihe ukahagera wagira ngo utungutse i Butare. hari heza cyane. hari heza cyane. ubwo aho ngaho mwize bwa mbere abantu benshi ntibarwa amavunja. uretse naho mu ishuri nk'aho ntimuhira amavunja yari amavunja. ariko mwarimu yabaga ameze neza. mwarimu yabaga ameze neza. ndetse nyine wanahagera ukarya igiti ho gatoya. uretse ko icyo gihe nta kuvuga ngo umuntu ngo arakubita umwana ngo amuvune cyangwa amukange. oya bihutiraga guhamagara ababyeyi babo. yego. noneho ubwo urakomeje ugeze isave uhiga igihe kingana iki? amashuri yawe yose tuyarangize twihuse. nageze isave rero. igihe cyo kuvuga ngo urabona hariya batanga ibizame ngo urimba wifuza amashuri. yego. gute urashaka irihe uzigamo. yego. haza ikibazo cyo muri 59. kuri icyo kibazo sinirirwa nkikubwira amateka yacyo urayazi. ikibazo cyo muri 59 iby'ivanguramoko bwicanyi mbese kugira ngo abantu babyumve n'ureko. rero abatari bafite uko babayeho bibi ibyo ngibyo abandi mbere sinabona uko mbikubwira aho ngaho uraho. ubwo ndi kwibaza wakomeje kwiga wowe ndi gukurikira wowe wakomeje kwiga cyangwa byahise birangira kwiga aho ngaho? Jewe byahise birangira kwiga aho ngaho. ubwo none ndagira ngo dukomeze kuntu waje kumenya inanga. rero inanga wahuriye he nayo? inanga rero kugira ngo nzayimenye tata na muramu we bari bafite inanga. iso yaracurangaga? yaracurangaga. ariko je najya kwifata kankubita. ati habe ati ntabwo ushobora gufata inanga ngo uyibangikanye n'ishuri. marume rero nagera kwa marume nkareba uko acuranga nkumva bimereye neza. mbere ubwo ngubwo naje kugenda mbona ibintu byinshi cyane. ariko muri icyo gihe nyine amashuri yasaga nananiye kubera izo mpamvu nkubwiye. ariko nareba hirya ngasanga hari ibintu byerekeye nk'ingororamubiri. uvuga siporo? nko guhiga nk'intore. yego. imparamba. yewe n'abantu babahe. imparamba n'intore bitandukanye he umuzeyi? imparamba n'intore. imparamba ni abantu babyinaga isuka. babyinaga isuka gute ubwo? urabona ingamba z'intore uko intore zabaga ziri ku ngamba. yego. n'abantu niko babaga bariho bafite amasuka n'ingoma. urumva
noneho bakaba bambaye inshabure z'ibirere bafite amasuka ari umurongo umwe gutya undi nyuma bakaririmba babaga bafite umuntu ubaterera n'ingoma noneho rero bakajya basimbuka umuntu wumva ngo ye ye nyabigwi bya muhama bya mugongo umwana ntasya aravoma noneho uri imbere w'umusore agakaraga isuka akayitera mu kirere ikamanuka akayisama babandi ariko bari mu muhamirizo taritare na rugango taritare na rugango nyabigwi bya muhama bya migongo umwana ntasya aravoma aho hose nabibona nkumva ndashaka kujyayo. Izo nizo bita imparamba rero. Nizo bita imparamba zigatandukana n'intore zo kuko zaba zifite ubwo ikiso. Intore intore nyine zo zabaga zambaye amayigi yego bakenyeye cyane cyane hariho ababaga bambaye impu z'imondo bafite imigara bakabavugiriza amakondera nanjye ikondera nararyize navugirije intore ubwo rero sibyo nuko nkajya ngenda nkabireba nkumva byose urabikunze nkumva byose ndabikunze hakaba rero n'igihe njya naho abahigi bari naho nkagenda ariko nazi iwacu tugatongana ariko gutongana n'ababyeyi ati biriya byose kuba ubyirukamo ese ko njye nanjye mba numva mbikunze nuko noneho aho ngaho nza kugera rero ahantu bita igihindamuyaga ndahabona igihindamuyaga ndahabona ariho bita irugango pasanga umubyeyi w'umutegarugori yari akuze witwaga Kankindi acuranga inanga nuko ndavuga nti ntabwo kuva iwacu noneho bambuza kumenya inanga yari umugore ni kuva rero noneho iwacu bambuza kumenya inanga nanjye nzajya nsha inkerera mu cyamo ngeyo kwa Kankindi Kankindi anyigisha inanga amaze kuyinyigisha noneho nibwo mbayaho hari undi mutegarugori waje kuntiza inanga yanganaga n'iyi noneho nibwo ayintije ko numva wigishijwe n'abagore gusara uretse humbi nabo kera bari bazi gucuranga kandi barabikundaga noneho ibintu byo kuvuga ngo abagore koko hari imirimo bari bashoboye cyane nk'iyi ngiyi ni ibya kera burya ni ibya kera si iby'ubu kuko hari abari bafite nka base bamara kuba bafite ari umukobwa akemera agafata inanga agacuranga noneho turakomeje nawe rero noneho rero kugira ngo rero bizamenyekane ariko amaze kunyigisha inanga ntabwo nzi kuyibwira kubwira inanga ni ukuvuga iki kuyivugira ubu urabizi kuvugira inanga ni nka gute nkuko nacurangaga inganji mvuga amagambo yego noneho rero nza guhura n'uwari burugumesitiri wa Komine Mbazi bitaga Kagabo ati niko we musore ubwo ngubwo soburumbu uba urimo kugendana ubwo hari icyuma ari muhira ntibyo byihorere ndihata nkumva inanga buracyanyumvaho akantu
biracyanyumvaho akantu. Noneho rero bari ya komine Mbazi, ubwo nari maze no gushaka. Ubwo bari ya komine Mbazi rero kubera ko yabaga yari mu ihuriro ry'abantu bose bafite ubukorikori bw'ibyakera. Noneho rero bantura kujya nzana inanga ugacuranga. Noneho nkaba ari jyewe ujya ku rugamba rw'imbere n'abatambyi. Waririmbaga indirimbo zandi iz'abandi cyangwa wari warazihimbiye? Oya, indirimbo z'abandi nigeze ncuranga, ariko nasanze imirya yenda guhura. Ese nk'inganje rwayumba ko hariya se batunze yitwa inganje rwayumba, nawe ukagera abantu benshi bagira inganje rwayumba ziba zitandukanye, biva kuki ko kugira ngo abasaza benshi bagira inganje rwayumba? Ubundi inganje rwayumba yari inanga yahaga abasore kwizibukira ingabo, kwizibukira umuheto. Urumva? Uko naje kubikurikirana mu mateka, nk'aha ngaha bavuga ngo we yabaga arimo yigira atya yitakuma icaro ongero rwose ndabibona kugira ngo utava ku ibyo bikoresho amajwi akagenda. Yayitakumaga uri hariya akajya agira atyo afara umuheto. Ujya ufite ingabo nawe akajya akinga kugeza igihe noneho uriya yarekuraga umuheto kubera ibigomero byabaga biri hano ku maboko. Noneho yarekura intuza umwambi. Ntabwo bakinishaga intuza, byabaga ari umukino. Babereka ko ashobora gufata nyine intuza yabahangamanye n'uriya akajya amwereka uko yamwizibukira ariko ye wa mwambi. Ya ngabo rero niyo yakingaga gutya. Noneho wabure kuyu mwambi gutya, ya ngabo wenda wa mwambuje ukikubita ku ngabo, wa wundi ko afite kumakagira agatera icumu. Bagahita rero bereka n'undi uko asimbuka yizibukira intuza afite umuhoro w'urunana. Yego, umuhoro w'urunana rero nawe nyir'umuheto amuri inyuma yasimbukaga kuri ikimurya w'inanga ariko azunguza atya. Uriya yarekura umwambi ugahubirana na rwa runana rugize gute ruri mu kwizunguza. None umusaza, reka tugaruke ku nanga zawe. Ufite inanga zingahe? Izashyizwe hanze ni zingahe? Ufite zingahe? Inanga afite ntabwo nazikubwira umubare, ariko ikibazo cyazo ni uko inyinshi zari zifite amagambo ntazi ko azampindukirana ntizisohoke. Umuze ubwo amagambo wari warashyize mu nanga zawe wari uzi ko atazaguhindukirana ngo ntizisohoke, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ayo magambo yari bwoko ki? Yari bwoko ki? Nk'ubu urugero sinamenya uko mbivuga, wenda we wabyisobanurira cyangwa n'aba turi kumwe. Hari igihe nshobora kuba uri hano kuri Keti Radio, yego sibyo, nka kuvuga amagambo yatuma nyine ibigwi byatuma jewe nkuva mu maso. Yego, sibyo. Ejo hagaruka undi ati ibingibi ntibindeba. Muze ubu urashaka kuvuga se ko wenda izo nanga wacuranze za mbere harimo izari zirimo ibintu bijyanye na politiki wenda y'ubutegetsi bwari buriho, ukavuga ko utayicuranga muri iki gihe? Nicyo ushatse kuvuga? Cyangwa itanasohoka. Yego. Noneho ariko hari inanga zindi wenda izaciye kuri Radio Rwanda zawe zari zingahe? Nari nahasize ebyiri, yitwa Candari n'iyi y'inganje. N'inganje. Izindi noneho zitarimo ibyo ngibyo utacuranga rero zo ni nka zingahe? Ni nyinshi.
ni nyinshi. Ducurangira indi nanga rero ushatse noneho dutarame, noneho reka dutarame muzehe kuko tumaze umwanya tuganira, reka dutarame. Nk'iyi nanga sinakubwiye ko najyanaga n'abahigi. Yego abahigi mugiye guhiga mu muntu uza mu bihuru, mu bishanga hasi. Uri umuhigi nawe cyangwa ari nanjye ndi umuhigi? Warahize? Narahize. Muhiga iki? Ibisimbi bihura, inzibyi, imikara, imiga. Byo gukora iki rero? Aho ngaho se byo kurya. Ibyo nkubwiye ntabwo babirya. Ntabwo babirya. Ubwo twaje guhagarara kubera mwajyaga nk'agakwavu. Aha hantu twahigaga urukwavu rwabaga hari nko kururenganya. Twashakaga inyamaswa nyamaswa. Noneho rero ubwo ngubwo rimwe rero tuza urabona nk'aho imikino yabaga, bubakaga akazu, akazu bakagashyiramo umuntu. Ibikino birabera hano, akazu bakagashyira nk'aha karimo umuntu, karimo na nyirahuku. Noneho rero bakazana intozo. Intozo no kuvuga imbwa. Bazishumitse imigozi mu misibo. Ubwo rero noneho bagatangira amahigi. Baganaho ka kazu karimo wa muntu ufite injangwe. Akaza kubariranya, abareba ibikino barabareba. Akaza kubariranya, bakaza kubariranya ko bahageze. Noneho yahuku akayishibura, akayirekura. Ihuku igahita yiruka. Yakwiruka zambwa nkaho zayirukanye ngo ziyifate, kubera ko zishumikanye ikazicika. Ari ebyiri cyangwa ari imwe? Wewe niyo zabaga ari 10. Zose zishumikanye. Imwe igakuru indi yahuku kwiba yagiye. Kuwo mukino wari mwiza. Uducurangira inanga kuko tumaze umwanya tuganira musaza. Noneho rero twamara nko kugera imuhira, abantu bakambwira bati twebwe twavuze amahigi. Gucuranga inanga wakwihanganye nawe ukadushyirira amahigi mu nanga tukumva. Nibyo rero ngiye kukubwira. Bajaja baryamukanye rubibi birubanza mu ngabo gita mu gitabura cyamanyo. Ntamo y'umubogo yigize umubogo ku mugezi wa bite. Rukamukira mako ntaze mazimwe ntirenga imihirinzi ko rukonya rwabagarambana. Nyamuragura ruhuturagura intambara nk'abana kazayirwana nk'abagabo. Kimomo cya Rutare se Nyakarama kirugaze rugangazi rw'intwari. Nyamukina zikabanda nyamuti. Hagarara turebe iryango hagarara turebe se Nyakarama kirugaze rugangazi rw'intwari byungura umurange byampogaze inkoti babaga bagome ku mugezi wa Gihanye. Hey! Uhuzi wa ruhuma wahuhuye ruhuma kurwa Kinyovu. Ntanze yamazimwe ntirenga imirinzi ko rukonya rwabagaramba rwabitambara n'umugabo ndwani bitantamako. Habwa n'izuru ryango beryankwiye. Yikuone kiyanga igahagarara uyiteze z'imikake z'imigunzo ziraharundukira. Senyakarama kirugaze urugangazi rw'intwari by'umuntu. Bantu bahe!
bakamba jajaja baryamukanyira ibibi rubanza mu ngabo gitamo gitabura cyanye manyonga intamu y'umubogo yigize umubogobogo nyaburagura ruhuda uragura intambara nk'abana nkazayibana nk'abagabo kimomo cya rutare murahagarare neza jwasho kwitate kwitanganyika iyo abakobwa bakubitana udutego bagenda bakazaki ngaho amazimwe ntirenga imirinzi ikora ukunya rwabagaramba rwabitambara umugabo rwana bitantama hagarara turese nyakarama kirugaza urugagazi rw'intwari hagarara turebye ngura umurange byampogaza inkwati baga bagome ku mugezi wa gihanya yago ngaho uwo mugezi uvuzemo ni uwahehe uno mugezi wagihaye ni uwahehe ubaho ntubaho bisobanuraho inyamaswa ibiburiye ihungira ni ikinyarwanda gisanzwe abahigi baba bakizi n'imbwa ziba zikizi iyo mvugo urumva nta jambo washobora gutoramo yego birumvikana ibitanangabo byabitihinda umwuga nangabo waruganga umugabo wakubiye umuga mwizingi izina rigasibangana nta didi mirindi ntatitiza abatinya urumva se ntatitiza ntagira gute wamenya uvana mu biti kuki simuze kuki uvuga ibintu bitumvikana hoyi niko biba biremye niko biba bivugiye umusaza twe tugeze noneho ku nanga zawe iyindi nanga hita ducurangira indi nanga twihuse cyane iyi nanga rengeye kubacurangira sinkibuka umwaka ariko niyo mu gihe batahaga ibiro bya okamu ni iki menya wari umuryango bire hari wandusha kumenya icyo bisobanura ntabwo nkuzi ntundenganya ariko ntacyo ariko amazu yarari hariya ku Kacyiru hano mu mujyi wa Kigali ubwo nagiye kubona rero nsa n'ubona itangazo bati uzajya gucuranga y'inanga noneho rero uwari burugumesitiri w'iwacu ati burugumesitiri w'ihe komine Mbazi ati uzagenda uvuga amarogombwa yewe bazamfatira kuri Nyabarongo nambuka n'ivewe yanjye iyo nanga rero ni inkuza ariko ubundi jyewe nayicuranze mvuga ngo ntashye urugamba ntahuka rugamba rwabeza rugina baririmba mu nkera y'imihigo ntuza ya kirimo uririmbwa mu nkera nkuza ya kirima
wirimbwa mu nkera uri igitego cy'abahizi mpinduranya amagambo mpimbi bitari byo bimwe bimwe bisebya igihugu bigateranya imiryango mu nkera y'imihigo u Rwanda twarwambariye inkindi inkiko z'u Rwanda ziraruririmba no mu mahanga biramenyekana yuko rwunze ubumwe n'ibihugu bya Afurika kugira ngo bajye bashakashakira hamwe ibyaha tsura amajyambere y'ibihugu byacu ntibyahatize rwinjiye mu muryango wawo kamu harimo Haute Volta, Senegal na Niger na Benin na Togo na Yeri Maurice na Repubulika Centrafrica na Gabon na Rwanda yacu Rugendo baririmba rudacogora kuroga inkindi inkiko z'u Rwanda ziraruhuriye Afurika yacu yahise itera imbere yumvise umuryango ushyize hamwe kandi icyo bifuza ari ukunga ubumwe ni hagati ya ruga nacuranze inkuza ya Kirima mvuga iby'umuryango wawo kamu mfata imodoka ntaha iwacu i Butare ngiyo jya Bugogo n'Uruyenzi umuhanda woze mbwira soferi ntikandagira gazi wongeze vitesi tuzamuke iya agacumu n'akamonyi
zose ndirimba ingeri rugobagoba na mushimba na buhoro iheye ku kigabiro. Kivumu cha mpushi na nyare nyamabuye na gitaramayi. Ikirere cyatambwe na za ruhango ayi. Nguwo umuhanda wose namuya muganda murena kavumu isazange na rusatiri kinkanga na musaso ndebirubu. Nzamuka muhororo ngenda igihisi cyamurire manuka murire ngeri Mbazi maze nivuge bigwe ko ntahobotse amahoro. uvuze urugendo rwose uko wabigenje nukuri ubwo wari ryo gucuranga nyine hari wari watumiwe na burugumestre wanyu wari kugira ngo uje gucuranga mu rukamu ni organisation Komine africaine et malagache niko ubundi mu magambo arambuye yitwa ubwo urumva yuko bare ya Komine Mbazi yari maze gusa nimenyekana. Ariko rero urumva y'abantu bahamiriza amaguru ntavuga havuga imigeri n'amayugi. Yego. Ariko bakavuga bati wowe ucuranga uzabyitondere. Burugumestre ni wo kwihanangirije. Ati uzitonde. Waserukanye ishema cyane. Ishema nari naje kubona nuko naje kuribona ari uko mvuze ibyo bihugu. Ubundi ntabwo bari bazi ko iwacu mvuga ibyo bihugu. Yego. Bari bazi ko arandi magambo mvuga. Ninde abikubwiye wabikopeye ibyo bihugu? Ubwo kugira ngo mbimenye naje kugera I Kigali mfubirana n'umunyamakuru ajya kunyereka Sibanga hari hahoze ingori kuri bari wa gatanu ku wa gatanu niho ngo ku hoteli wa gatanu Nyakanga gwe noneho barambira bati sori bucurange sinanga nari nanayifite bisitara ibyuma barahazinguruka noneho bo bajya mu modoka bazana mikoro bashyira mu nanga bati curanga twumve ndacuranga maze gucuranga bati bo
batiriya tapi ishashe hari urayireba bati ikirenge cyawe ntikize kwirenga bakanaka baraba bahicaye. Bakanaka ubwo ni bande bavugaga? Abayoboraga icyo gihe, abayobozi bakuru b'igihugu. Rero abategetsi ubwo nibo bagomba gucuranga uri imbere yabo, ubwo bagomba n'aba perezida b'ibyo bihugu bari barahari ko ntazi ko ari bo. Niho bakubwiraga aba perezida nturenga hara ko hari aba perezida. Ubwo rero uwayoboraga igihugu rero nicaye gutya nawe yicaye nkaho uyu mugabo yicaye. Noneho mureba neza mu maso. Uwayoboraga igihugu cy'u Rwanda? Habyarimana. Ubwo hari muwe mwaka? Muri aho hantu umwaka ntabwo wibuka? Ntabwo mwibuka. Yego. Noneho rero uwo mvugiye igihugu mu Nanga agahita haguruka nkumva ngo harimo n'abagore. Wowe wivugiraga igihugu umuperezida wacu ukabona arahagurutse? Nkabona arahagurutse. Nkabona arahagurutse, nkabona arahagurutse. Nanjye nkirya icyara. Kwirya icyara rero kwagiye. Bakanaka b'amapeta nababonaga nta n'isazi yagombaga hari kunyikubitaho. Nari ndinzwe. Wari urinzwe nk'umuntu ukomeye? Nk'umuntu ukomeye. Nuko ariko ngatekereza nti Imana ntikutamenya byose ni bibi. Ni icyo utaruzi kuvuza gutyo? Ni icyo wabona gutazi kuvuza ngo gutama? Ntacyo ntari nzi, yego binariho na n'ubu nubwo nshaje. Ariko nabonaga impeta nako inanga impesheje ishema. Ubwo ibyo ni ibigwi wagize kubera inanga yawe? Kubera inanga. Ahandi wacuranze hakomeye ni hehe? Ahantu nacuranze hakomeye ni kuri aritari sabe. Wageze gute kuri aritari muzehe kandi ari ahantu hatagatifu? Ukuntu naje kuhagera ngo baje abapadiri baje kuvuga ngo hari kuri Noheli icyo gihe ngo Yezu yaravutse, ngo inanga ziravuga, amakondera n'imyironge. Ari abapadiri babivuga. Umwaka ntabwo wibuka? Ntabwo mwibuka. Ariko urumva waranganaga nka gute? Nari nk'imyaka, nari nko mu myaka 20 n'indi. Ngo biravuga ibyo byose bo. None rero bazana, none baravuga bati mushaka abantu bazi gucuranga. Ubwo bavuza bya bindi Yezu yavutse bikavuga bo. Noneho barampamagara, bamaze kumpamagara bampamagarana n'umugabo witwaga Gatorano Ishyanda muri ahahoze ari Komine Ishyanda. Noneho rero baduha ikizame cyo gucuranga. Turacuranga. Gatorano ati nako abapadiri bati Yezu yaravutse, impundu ziravuga, ingoma ziravuga, imyirongi iravuga, inanga ziravuga. None natwe turashaka umuntu w'umucuranzi wazaza agacuranga inanga. Ndi kwibaza rero wacuranze iki kugira ngo ni iki wacuranze icyo gihe? Bafashe igitabo. Eko igitabo nyine bakirambura gutya kuri aritari. Intebe bayishyira nkuko nicaye gutya. Padiri wagombaga gusoma iryo vanjiri yicarira nka hariya. None igitabo jewe bagishyira hano imbere. Kirimo iki? Ni vanjiri nasomaga ariko nkayisoma ucuranga inanga. Yego. Usoma amagambo ugahita ucuranga inanga ndeba. Utigeze ubyitoza? Ntigeze mbyitoza. Umuze wakwibukamo bikeya wenda ugacuranga ho gatoya, akantu gatoya kuko iminota irimo kwihuta? Sinamenye uko bivuga ariko ni nka gute ubwo ngubwo? mbere wenda reka duse n'ababifaburika mu magambo. Yego.
umwami wacu yatuvugiye impundu ziravuga amakondera aravuga inanga ziravuga maze abantu barishima isi yose yuko umwami wacu yatuvugiye nuko byari bimeze rero yahinduriyemo yego ntawe hejuru wamubonye rugirirwa intwaro udashobora ku rugamba ndakumva nkaza nateseragira mu mpinga za Kigali aho ngo nabyumvise umvise ko wasomaga mu gitabo nasomaga mu gitabo ugacuranga ukajya ubivuga uti nuko abashumba baraza inyenyeri iraka ugacuranga ukajya ubivuga uragira ngo hari ibyo uri buvuga nako nyine byari bimeze ubu rero noneho ni ahantu heza ni ahantu wumva wacuranze hakomeye ubwo rero abari mu kiliziya bose rero bagiye bahana nyine amagambo bati uriya muntu nguko Inanga yagiye igenda ifata nabahe iminota iri kwihuta cyane nabahe bahanzi bo hambere nanone babacuranzi b'inanga mwaba mwarahuye cyangwa mwaracuranganye aba twahuye umusaza Rujindiri wari umuzi amaso ku maso ntabwo nari muzi amaso ku maso namubonye Butare mwahuye mute rero byagenze gute jewe bambwiye kujya gutarama Butare sinamenya rero ko nawe ahari noneho rero ntamaze kumenya ko ahari imodoka ikingezayo yahise injyana ahantu mu cyumba noneho nawe rero aho yarari ntabwo twarebanaga kuki batabashyiraga hamwe kandi mwese muri abahanzi umenya ngo barangaga yuko umwe yakopera undi ni ukuvuga ngo ibyo yacurangaga ntabwo arebaga ibyo ari gucuranga wajyaga ugiye gucuranga nawe ariko wumvaga ijwi rye nko hirya hariya ukumva biri kuvugira kure nyuma rero gusa ikintu naje kubona nuko aho bari banshyize hari umuntu waje aravuga ati uriya ucuranga inkotanyi kandi igihe twarakirenze kibyerekeye ibya cyane nawe ntuba ari byo utuzanira yari ari gucuranga inkotanyi Rujindiri inkotanyi cyane ubwo hari muhe mwaka se none ukandi ni muri iriya myaka za 67 na 6 ku buryo rero icyo gihe namubonye ari kumwe n'umuntu wundi wabaga muri ruhande iriya nanga ya nyonga uwo niwe wajyaga ngo nyonga we naramurebaga undi rero yari umusaza munini warebuka rwose akimbagira inanga ukaba warwara intuza warwara urukeba rushaka kugumya kumukibuka yego bakubwiye gutyo wowe ubwo wabigenje gute yewe nahamya aho ngaho ndavuga ni twa tuntu twivugo nari gushyira mu nanga reka ntureke noneho wari wateguyemo ibintu by'ibyivugo ariko ibyivugo wenda wumva ko waketse ko ibyivugo se bijyanye n'ibyo ku ngoma za cyami nge nari nzi yuko bashobora kumva umurya w'inanga bakumva n'utugambo mvuga bakaba batahana ibyo ni ntabwo utuvuga uti ibyivugo reka ahubwo ntangire nshake ukuntu nigura uhita uhimbira hose mfite amatsiko y'ibintu wahimbiyeho curangira aho hasi rwose niyo mikrofone badufashe ku buryo inanga ikurura neza
ubu ugiye kutwumvise ibyo wacuranze icyo gihe bitunguranye ngaho da. Komine Mbazi ni imwe mu makomine ya Repubulika y'u Rwanda, iri muri perefegitura ya Butare. Nuko nabitangiye. Oya komeza nta kibazo. Komine Mbazi ifite ubukungu impande zose, ifite amabuye y'imena imutunda amenagurwa n'urutamba agatambama muri fondasiyo y'abantu ya leta. Iryo buye nta muturage waritanzweho mu bujujuke bwo guca nyakatsi. Komine Mbazi ifite ubukungu bwose, ifite amashyamba impande zayo, ifite ishyamba ikimuna, ifite ishyamba imbogo, ifite ishyamba imutunda, ifite ishyamba ikabuga, ifite amakomite impande zose. Nuko ndarondora ngiye kumva numva aho abantu bicaye ngo kaki ntumenya Rujindiri musohokanye. Nuko umusaza rero baza kumunyereka nyuma nawe arambona. Noneho rero bati nimuducurangire noneho. Nuko muratarama turatarama. Ubundi wari wateguye iki mbere yuko bakubuza ibyo ngibyo? Wari wateguye ibiki? Jewe nari nateguye kuvuga ngo umva, nari nateguye kuvuga ngo ndagenda nshurange mvuga utugambo bumva umurya w'inanga, ningira umugisha utwo tugambo mvuga turahura n'intuza n'umurya w'inanga. Nkavuga nti baratahira ijwi ry'umurya w'inanga. Numvise rero bavuze gutyo, nibwo ntangiye gushaka uko nabigenza. Noneho bamenye icyo umuntu yabagamije. Yego. Undi muhanzi Sebatunzi wabarigize umubonaho? Ntabwo Sebatunzi uretse kumva inanga ze sinigeze mubona. Ubu nabonye n'indarama nawe, kandi ikibazo cyanjye nawe twabanye igihe kirekire kuri mize i Butare. Ntabwo twigeze twerekana inanga zacu ngo umwe yigishe undi iki. Cyakora gusa ikintu uretse ko ntavuga ngo ndishyira heza, ntuzandarama yarambwiye ati iyi nanga yawe y'inganje yenda kumera nk'iya Sebatunzi. Yego. Niko yakubwiye? Niko yambwiye. Ubundi iya Sebatunzi ntabwo ariyo yaba yaratumye uhimba iyawe? Oya. Ntabwo ariyo yatumye mpimba iyanjye. Jewe na iyo nanga y'inganje nayikuye kuri marume. Nyokorume. Yego. Naho undi mukirigitananga Kabara Viateur se waba we waramubonye kuko nawe ari umukirigitananga mukuru? Kabara Viateur namubonye ndi umwana ari isabe. Ariko ukoza akantu kamutwibutsa uko gatoye. Uretse ko nta nanga ze nzi, ariko iyo nashushe n'ushaka kuyiga. Iyihe? Erega ubundi hari inanga ziriho ni nyinshi z'abantu bakunze kugenda basa naho bahuza. Iyo ni yande? Iyi ni yande. Ariko hariho benshi bazicuranga. Uririmba aho twumve gatoya.
nyirarugwiro rwa ntare rugahandwe ku rurimi rukagwirinda isogi kandi ikirenge kirahari rukavombe muri barisho bw'inyo bw'inyana cyama inkoko zirumye cyama abana bari cyama abana b'ibisage n'abatura muri umusaza iminota kwe tujyanye byari byiza ubundi inanga ubona yarakugejeje ku ki gikomeye cyane nk'umusaza mu myaka umaze inanga ikintu cya mbere yangejejeho yampaye ishema mu bantu yego rwose inyereka inzira y'urukundo impa kubana n'abantu na n'ubu urumva ikindi cya kabiri inanga yangejejeho ahubwo reba ikingejejeho yego nta cyiza kirenze kuba nicaranye namwe yego turishimye cyane musaza ufite umuryango ufite abana ufite umukecuru arahari arahari ubu ari no kutwumva aratwumva abana ni bangahe ndi mu bana ariko uko mbikubwira bifite itandukanirizo yego ndi mu bana 8 urumva mu bana bawe nta waba warashoboye gukurikira inanga wenda tutinjiye kuvuga ngo abana ubuhanzi bwawe hari wabusigiye mu bana bawe warwigisha wari ubizi yarapfuye kandi mu byerekeye iby'inanga nari mfite murumuna wanjye nawe wacurangaga na mukuru wanjye nabo bitabye Imana ubu nta wundi usigaye wavuga ngo inanga ya data ndayisigarana mbona ari abantu basa n'abatabishaka wahatira umuntu rero icyo adashaka yego ahubwo ikintu cyari kiriho aho ngereye hariya iyo korona itaza kubizamo byari byitabiriwe n'urubyiruko yego wararutozaga wagiraga gute nari ntangiye kurutoza gucuranga ubu noneho umuntu ashobora kugushaka ukamwigisha gucuranga inanga yego kuko ukurikije uko bigenda bigabanuka kandi nawe ugakurikiza amabwiriza tuba duhawe uwagushaka yagukura hehe umusaza yaguhamagara kwihe nimero wenda kugira ngo bize koroha nimero yawe akanyigusomere inimero ya Grégoire Hitimana uramusa umushatse rega no kugutera inkunga bibaho ku bantu baba bumva umusaza nk'uyu w'imyaka 70 ningahe wakoze akazi gakomeye cyane akaba gicuranga nimero ye ni 07 9 rimwe ni muteni cyashya 07 9 rimwe 15 32 28 ndayisubiramo ni 07 9 reka mbivuge gutyo 11 53 22 8 umusaza turagushimiye cyane yego reka tukwifuriza kugira impagarike n'ubugingo tukubwire ngo uramuke n'ikindi gihe tuzakomeza none gukorana nawe kandi turagushimiye cyane yego nanjye ntashye nishimye ku buryo ubu ngiye kugutegurira inanga noneho zize zifatwe kuko nyinshi zawe ntabwo zifitwe kandi waracuranze inanga nyinshi nziza yego noneho nziza nziteguye biriya byatumye zidasohoka bivemo ubanza ubitokore yego uramuke kandi Imana ikurinde komera yego Nyiringanzo ni umwanya
umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere